Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'amahoro kandi Imana ishobora byose, niwe duhamagaye kugira ngo uzubane natwe, kuko twebwe turi abantu twambaye inyama n'amaraso, ariko niwo turebera kubasha aho tutabasha kureba. Uri Imana yacu bwite, turagushimiye. Icyo dukwiye n'imigambi y'umubisha yose mu izina rya Yesu, kandi turakwinginga ngo uzubane natwe, utangirane natwe, uze gusozanya natwe, kuko uri Imana y'amahoro. Dusenze twizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Dushimiye Imana, Imana igikomeje kuturinda no kutugirira neza, kandi twishimira n'abantu bakomeza kudukurikirana bari hirya no hino, abari muri Amerika, Uburayi, Aziya n'indi migabane yose na Afurika, kandi abantu bakunda gukurikira Dusenge TV mwese basabiye umugisha. Imana ijye ibitaho kandi Imana ijye ibarengera ku manywa na nijoro, kuko ari Imana ishobora byose. Mbasabiye umugisha utagabanyije, abampamagara bagashyiramo amayinite yabo bakambwira bati kuraje, abo bose nabo ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Ubwo rero kuri Dusenge TV dukunda kuganira ijambo ry'Imana, cyangwa se n'ubuhamya nabwo bugacaho, yewe n'indirimbo nazo zizagenda zicaho, ariko ibintu bihimbaza bituma ubwami bw'Imana bwamamara. Niyo mpamvu byatumye natwe tuvuga ngo dukwiye kujya tunyuzaho ibintu bihumuriza abantu bagasubizwamo ibyiringiro. Uyu mwanya rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turi busange mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 35 ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 10. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 35 kuva ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 10. Hejuru haranditse ngo ni inzira y'abacunguwe, ariko ku murongo wa 8 haranditse ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba, nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba ibyishimo bihoraho bizira kuri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi n'umubabaro no gusuza umutima bizahunga. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Iri jambo dusomye narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo uharanire kwemerwa n'Imana. Uharanire kwemerwa n'Imana. Iyo wemerwa n'Imana bigira agaciro kanini cyane, ariko iyo wemerwa n'abantu, abantu baraguhararukwa, ariko Imana ntigihararukwa. Abantu baguharara uyu munsi, ejo bagaguhararukwa kuko ari abantu. Ariko umuntu naharanira kwemerwa n'Imana bizagira agaciro, kuko izagenda iguhirikira imisozi iguhagaze imbere kugira ngo ubashe gutambuka. Imisozi ishobora kuguhagarara imbere mu buryo bwinshi cyane rwose byabaho, ariko umuntu wese aharanire kwemerwa n'Imana. Umuntu wese abaza umutima wavuga ati ariko umutima wanjye nemerwa n'Imana, Imana iri mu ruhande rwanjye. Kandi buriya umuntu wese aharanire kwemerwa n'Imana, kuko ari byo bigira umumaro. Abisiraheli baharaniraga kwemerwa n'Imana, bituma Baraki na Baramu bashaka kujya kuvuma ubwoko bw'Imana. Baraki ashuka Baramu, kuko Baramu yari umuhanuzi, yari yemewe, kandi babonaga ko ibyo ahanura ari ukuri. Baraki aramubwira ati ngenda guha ibiguzi, wowe ngwino ujya kumvumira, ngwino nkwereka abantu ujye kumvumira. Abo bantu yashakaga kujya kuvuma bwari ubwoko bw'Abisiraheli. Noneho ubwo bwoko bw'Abisiraheli Baramu agiye kubavuma, ahubwo akabahesha umugisha, akavuga ngo navuma nde abo Imana itavumye? Ese narakarira nde abo Imana itarakariye? Urumva ko rero inzira z'abantu zitandukanye n'iz'Imana. Inzira z'abana b'abantu zijya zigeraho zikarangira, ariko iz'Imana zigakomeza. Kandi ikindi dusomye aha hantu muri Yesaya ibice 35 ku murongo wa 8 haranditse ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa,
urumva ko iyo nzira nyabagendwa ni inzira irimo abantu benshi, bashobora kuba ari ikivunge kiri kugendamo, ariko muri abo bantu bari kugenda muri iyo nzira harimo abari kugenda bari ba nyirayo. Ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, hazaba inzira nyabagendwa kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Ngo abanduye imitima yabo ntibazayicamo, ngo ahubwo izaba iya ba bandi. Abo bandi ko batavuze amazina, ko nta n'ibyiciro bavuze ngo bazaba ari ba kanaka, iyi nzira ko ari inzira ihishwe, ngo izaba iya ba bandi. Ese uri muri ba bandi bazaca muri iyo nzira? Ese uri muri ba bandi bazayinyuramo? Ese uri muri ba bandi bemerwa n'Imana? Uzi ko hariho abantu muri iki gihe batari kwemerwa n'Imana, tukabona ni abantu, ariko uko biri kose ntabwo abantu bari kwemerwa, kandi umuntu wese aharanire kwemerwa n'Imana. Iri jambo gituma ndivuga, hari impamvu. Muri iyi minsi umuntu wese arakwiye kujya abyuka mu gitondo akiva mu buriri akavuga ngo Mana undinde imigambi y'incakura. Incakura zirushijeho kugwira. Umuntu ashobora kukuvuga neza uyu mwanya, akakuvuga neza mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita akakuvuga nabi. Ariko reka mbabwire muhumure, buri muntu wese abwira Uwiteka ati ujye undinda imigambi y'incakura. Ibyo byanditswe muri Yobu ibice 5 ku murongo wa 12. Mana ibarinde imigambi y'incakura. Kandi ni ukuri imigambi y'incakura igibaho. Incakura zijya zikora inama zikagambanira abandi. Incakura ntabwo zijya zinezezwa n'ibisubizo mugenzi wiwe abonye mbere. Abavuga ati kuki atari njyewe Imana ihereyeho? Ariko hazaba inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izaba iya ba bandi, kandi abagenzi niyo baba ari abaswa ntibazayiyoba. Oh haleluya! Imana ishimwe ko tutazayora inzira tunyuramo. Abantu baranyura mu nzira bagahura n'ubunyereri, ariko reka mbabwire bene data, mwihangane mukomere, kubwo imisozi murimo ibahagaze imbere. Ni ukuri nubwo ureba ukabona nta nzira, haranira kwemerwa n'Imana kuko ari byo by'umumaro. Kwemerwa n'Imana bigira umumaro kuruta kwemerwa n'abantu. Waba warize waba utarize, haranira kwemerwa n'Imana. Waba ufite akazi waba utagafite, haranira kwemerwa n'Imana. Kuko umuntu yaguha uyu munsi ejo akakwima, kandi umuntu yaguha ejo akavuga ati nahaye kanaka. Ariko Imana iyiguhaye ntabwo igucyurira, kandi Imana iyikugaburiye ntabwo ikwishyuza ngo ko nakugaburiye kutari kugaruka ngo gutya nawe. Ikizakwishyuza izakubwira ngo ko naguhaye kuki utaraza kunshima. Imana ishaka ko tuyishima, Imana irashaka ko tuyigarurira icyizere. Iri jambo murandivuga, buri muntu wese aharanire kubwira Imana ngo Mana uyu munsi tariki niyi ndakwinginga ngo ndinde imigambi y'incakura. Imana yambwiye ngo mbwire abantu bareke kugirira abandi amashyari. Buri muntu wese ajya aharanira kwemerwa n'Imana. Niba Imana ikwemera ntizabura kugutabara, ntizabura kukurengera, ntizabura kukugirira neza. Abantu barikora bakaturiraho bagenzi babo impfu. Oya, iyo umuntu afite imigambi myiza, kandi buri muntu wese uwumvisha ijwi ry'Imana imubwira ngo izamurinda, arebe ko uburinzi bw'Imana bukimuriho. Yabivuganye nawe niyo kwizerwa, kandi irindi ijambo yavuze. Reba ko muri iki gihe uburinzi bw'Imana bukikuriho. Abantu bari kwitiranya ibintu nta burinzi bafite, batakyemerwa n'Imana. Imana yakwemeraga cya gihe ukiyikiranukira. Ese ubu ngubu niba uri gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, bimeze gute? Byifashe gute? Imana irashaka ko abantu bagaruka mu nzira barimo. Irashaka yuko ujya uvuga Imana nk'uko wayivugaga ushonje, uyivuge n'ubu ngubu ufite ibiryo. Nk'uko wayivugaga udafite urugo, irashaka ko uyivugira ufite urugo. Niba waranayivugiraga
wabyaga udafite abana uyu munsi ukaba ubafite. Irashaka kuvuga ineza y'Imana, ko ari Imana itanga urubyaro, ni Imana imara inzara, ni Imana yambika, ni Imana itanga uburyo aho butari buri, ni Imana ishobora ibidashobokera abantu, ni Imana yubakira abantu amazu. Irashaka ko abantu bavuga ko ari Imana ikura abantu mu bukode. Ireba neza ubukode Imana yagukuyemo, reba neza ibyo Imana yagiye igukorera, reba neza aho Imana yagiye igukura. Niba ukiri muri ba bandi, ujye uhereza Imana icyubahiro. Nubyuka mu gitondo ukavuga ngo ni ukuri, ndumva mu mutima wanjye hakirimo inzira zigana i Siyoni, ujye urambura amaboko uvuge ngo Imana ishimwe. Ndashima Imana ko mu mutima wanjye mbyutse hakirimo inzira zigana i Siyoni. Ni ukuri, ujye ubyuka uvuge ngo Mana ndagushimira ko mu mutima wanjye hakirimo inzira zigana i Siyoni. Kandi ujye uyishima ku manywa na nijoro, kuko ari Imana itanegurizwa izuru, kandi ari Imana yihagije. Ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana itanga imibereho, ni Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, ni Imana yihagije. Imana irashaka yuko abantu bajya bavuga iby'Imana yabakoreye. Niba Imana yarakugabura, ujye uvuga ngo Imana nabonye igabura, kandi Imana ifite ibiryo. Bituma n'umuntu uri mu kigeragezo cy'inzara avuga ngo ni ukuri, niba waratabaye kanaka, nanjye ibyanjye si byo bizakunanira. Imana irashaka ko abantu bahumuriza abandi, abantu bagakomeza abandi, abantu bakavuga uko Imana yabatijije indwara, abantu bakavuga ukuntu Imana itabara. Ariko abantu bari kugabaho abandi bico, abantu bafite imigambi mibisha mu mitima yabo yo kugirira nabi abagenzi babo. Umuntu yabona undi Imana yaramutabaye akamugirira ishyari, akaba yamugambanira kugira ngo yicwe. Ariko icyo mbabwiye, mugabanye uburyarya, mugabanye amashyari, mugabanye ubugome buri mu mitima. Murebe ko Imana idakora imirimo n'ibitangaza, kandi Imana irashaka ko muyihamiriza. Ntabwo abantu bose ariko mwavugiye i Kigali, hari abavugiye i Kigali, hari n'abo Imana yavuganye nabo bari mu byaro, ibabwira ko izabazana i Kigali. Uyu munsi baratuye, uyu munsi bari i Kigali. Irashaka ko mushima Imana yamaze kubageza i Kigali. Imaze kubageza i Kigali, ibahereza aho gutura, ibahereza aho kuba, ibahereza abana, ibahereza ibiryo murarya murahaga. Nimwibuka yuko Imana ishaka ko muvuga ineza yayo no gukomera kwayo n'ineza yayo n'ukuntu Imana igira neza. Kandi iyo nzira y'abacunguwe ni inzira nziza, ni inzira yo kwera, ngo abanduye imitima ntibazayicamo. Irashaka ko dutunganya imitima. Umwambaro w'umutima wacu uhore wera, umwambaro w'umutima wacu ujye ureba ibirimo bidakwiye kuwubamo, ubikuremo, ntukabihereze umwanya. Irashaka kuvuga gukomera kwayo. Mujye mureka tujye tuvuga ineza yayo. Iyo mvuze ukuntu Imana yagiye intabara, bituma n'abakobwa bari inyuma yanjye bagitegereje Imana bavuga bati yatabaye Alisa, nanjye izantabara. Iyigira neza rero, mujye muvuga iby'Imana ikora. Imana igira neza, Imana iratabara, Imana iragabura, Imana irambika, Imana itanga agakiza, Imana ishobora ibidashobokera abantu. Ahatari imiryango tujya tubona imiryango. Imana igihindura imibereho. Mpora mbivuga ngo Imana igihindura paje. Ujye uharanira ko Imana igenda ihindura paje, kandi ihindura paje handitseho ibintu byiza. Imana irashaka yuko niba wari umushonji, Imana ikaba yaraguhaye ibyo kurya, uyu munsi ukaba ubirya iwawe nta nzara ihari, wajye wibukana bagenzi bawe bari inyuma. Ibuka abantu bashonje. Niba Imana yaragutabaye wari wararwaye ikagukiza indwara, vuga gukomera kw'Imana ko ari Imana ikiza. Ni Imana yica kandi ni Imana ikiza. Imana ishobora byose nta kinanira. Ni Imana iri hejuru ya byose. Mbese nta bwenge nta n'ubuhanga nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Nta bwenge nta nama nta n'ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Vuga aho Imana yagukuye. Warize amashuri urayarangiza utazi ko wayarangiza. Imana ikugirira neza, iguha n'akazi. Ariko se noneho imaze kuguha akazi, uvuga ko Imana igira neza? Uvuga ko Imana ijya ituma umuntu yiga akanarangiza? Ni hariho bagenzi be batangiye amashuri batigeze banarangiza, ariko we warize urarangiza. Imana ubugenda ubona ineza y'Imana. Umaze kubona iyo neza y'Imana, uragenda uriga urarangiza. Umaze kurangiza si ibyo ngibyo gusa, yewe inaguha no gukomeza amashuri. Irangije iguhereza akazi. None Imana irashaka ko nawe wibuka bagenzi bawe bari inyuma. Ese nikubaza ngo ako kazi naguhaye ni iki? Ko umuntu agiye kurengerwa n'imirimo, imirimo ko ariyo izaguhesha agaciro. Ese mu mirimo
mwibuke Tabita murabyibuka. Tabita igihe yapfaga, yamara gupfa amakuru akamenyekana yuko Tabita yapfuye, bajya gushaka Petero. Ese wowe mu gihe uzaba ugeze mu bihe bikomeye bazakwibukira kuki? Imana irashaka ko mugira imirimo. Niba warasuraga abarwayi kwa muganga, turi mu bihe bya kovide nibyo, ariko se noneho muri icyo gihe ntacyo wakora se cyabasha kuramira abarwayi bari kwa muganga? Ese Mana, mu bintu Imana yaguhaye ntabwo wakwibuka n'abandi bose bari inyuma yawe bababaye? Kuko ari hanze aha ngaha hariho abantu benshi bababaye. Ntabwo wakwibuka? Mwa bantu b'Imana mwe, mwibuke iby'Imana yagiye ikora, kandi mwibuke n'ibyo itarakora si uko yabinaniwe, n'isaha y'Imana itaragera. Irashaka yuko dusubiza amaso inyuma, ukareba aho Imana yakuvanye, ukareba n'aho igejeje, ukavuga ngo nshingiye iby'Imana yagiye ikora n'ibi ngibi mbishimiye Imana. Umuririmbyi we yaravuze ngo aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimiye. Umuntu wese yarakwiye kuvuga ngo Mana ndagushimira ibyo wakoze, nkuragije n'ibiri imbere. Ni Imana itabara. Hari abo Imana yahaye urubyaro batari bazi ko bazarubona, ariko iyi saha barahetse. Hari abatari bazi ko bazabona aho kuba, hari abakoraga akazi ko mu rugo, uyu munsi wa none bafite ingo zabo. Hari abatari bazi gusoma no kwandika, uyu munsi wa none bazi kwandika. Hariho n'abarwaye amavunja, ariko uyu munsi barayakize. Rwa rwego wari uriho kirya gihe si rwo uriho uyu munsi. Hari igihe twabayeho mu bihe bigoye, ariko Imana iratuteturura, ihindura paje, turatambuka, itugejeje uyu munsi wa none. Buri muntu wese aho ari, yaba ari hafi na kure, ajya asubiza amaso inyuma avuge ngo Mana urera, Mana urera, Mana urera. N'icyo Imana idushakaho nta muntu, nta bwenge, nta buhanga, nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Imana yacu irihagije, kandi Imana yacu ifite imbaraga, kandi Imana yacu iri hejuru ya byose. Ni ukuri reka mbabwire, abantu b'Imana iyo bahuraga bakaganira, nubwo muri iki gihe kuganira bitagishoboka, ariko dufite amatelefoni. Ushobora gushyiraho telefone ugahamagara mugenzi wawe ukavuga uti uzi ko mfite ishimwe, uzi ko twebwe duherutse kuba turi ahantu. Umuntu wese agahamagara undi akavuga ati nshingiye Imana ishimwe yazanye na za telefone, tukaba dufite za WhatsApp. Umuntu ajya ku rubuga agashima Imana ati nibutse Imana, nibutse ukuntu kera ibintu byari bimeze nabi. Umuntu akakwibutsa akavuga ati uribuka kera twambara inkweto zitwa tigana? Uribuka kera? Kandi umuntu wambaraga urwo rukweto rwitwa tigana yabaga ari umwana w'umubyeyi. Undi aravuga ati muribuka kera twambara inkweto yahengamye imwe yitwaga ngo niba ari didasi? Undi agenda ashima Imana. Natwe turigarura, turareba dusanga Imana yaduteje intambwe. Uzi ko umuntu yajyaga mu kirori bagutumira udafite ikintu cyo gushyira mu mutwe tumenye kanta vuba? Umuntu yajyaga ku isafuriya y'iwabo yatetse ku nkwi. Ubu ngubu haje amajyambere, abantu barateka kuri gaze bagateka no ku makara. Ugafata safuriya yahomyeho imbyiro ugakurishaho amavuta rukotora ugasiga mu mutwe, nawe ukajya mu bukwe nk'abandi nk'umuntu wateye kanta. Dusanga Imana ni Imana igihindura paje, ni Imana igihindura ibintu bikemera. Twasanze hariho n'abantu bagiye umva Imana yatugiriye neza, dushingiye ibyo yakoze. Ibyo yakoze tuyiramburiye icyubahiro kuko ari Imana y'inyamaboko. Imana igira neza kandi Imana izi kurinda. Mureke twemerwe n'Imana aho kwemerwa n'abantu. Abantu nibakwemera bazakwemera uyu munsi, ejo bakwange. Umuntu yakwemera umwaka umwe, undi mwaka akaguhimbira ibinyoma, kandi ibinyoma bikakujyaho bikagufata, kandi akubeshyera abizi neza. Ariko mureke twemerwe n'Imana. Kwemerwa n'Imana bigira umumaro. Kwemerwa n'Imana bituma n'Imana ikwemera. Kwemerwa n'Imana bituma n'abakuvugaga babihindura bakavuga bati uyu muntu koko yasenze Imana by'ukuri. Kwemerwa n'Imana bigira umumaro, kuko Imana yacu ntabwo ineshwa, ni Imana inesha. Kandi ikindi Imana ihabwa icyubahiro ngo nta ntare izahaba, ngo inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ngo ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abantu bacunguwe, abantu bemerwa n'Imana nibo bazanyura muri iyi nzira.
iyi nzira izaba inzira nyabagendwa. Mureke kubona abari muri iyi nzira biyitirira iyi nzira atari yo barimo, biyita abayuda atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Abo ngabo nibagukereze mu nzira, abo ngabo nubatindeho, ahubwo songa mbere uzabashe kugera mu ijuru. Banza ukontorere mu mutima wawe uvuge ngo Mana, ese uranyemera? Umuntu ajya akanguka avuga ati Mana uranyemera. Imana irashaka ko ikwemera wariye, ikakwemera utanariye. Nibyo bintu Imana ishaka, kandi Imana irashaka ko uyivuga wariye ukayivuga utanariye. Ni Imana igabura rero. Tujye tureka kuvuga Imana duhaze, ahubwo tuvuge ni Imana igira neza, ni Imana igabura. Erega burya umwana wese iyo ari kwiga ishuri rye aryiga neza, aryiga neza, yamara kurisohokamo bakamuhereza bakavuga ati iyi birote yawe rwose waratsinze, bimeze neza. Umuntu wese agira ishuri rye kandi agaharanira kuryiga neza, kuko ari Imana ishobora byose, kandi Imana yacu ishimwe ihabwa icyubahiro. Muri muntu wese, yaba umusore, yaba umukobwa, yaba umugabo, yaba umugore, aharanirwe kwemerwa n'Imana, kuko nibyo bifite umumaro muri iki gihe kigoye. Muri iki gihe umuntu ari kureba akabona ibintu birakomeye. Muri iki gihe abantu bavuga ngo insengero zirafunze, ariko urwo mu mutima rurakora. Urusengero rwo mu mutima ruracyakora, kuko urusengero rwo mu mutima nirwo rukubwira ngo sengera mugenzi wawe. Urusengero rwo mu mutima twebwe rurafunguye, ruracyakorana n'ubu. Umuntu wese aharanire kwemerwa yuko mu rusengero rwe rwo mu mutima rudafunze, ahubwo rugikora. Kandi Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro, niyo kwizerwa no kwiringirwa. N'ibisigaye itarakora izabikora, kuko ari Imana y'inyamaboko, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana idakangwa na biracitse, ni Imana yihagije. Haleluya! Ni Imana y'inyamaboko, ni Imana inyuranya amaboko, ni Imana ihindura amagambo abana b'abantu bavuga, ni Imana ifata umuvumo bakuvuma ikawuhindura umugisha, ni Imana itagigira umva, ni Imana ifite imbaraga. Irakomeye rero, mureke tuyikomezeho, kuko ari Imana yacu bwite. Imana twakurikiye ntabwo ari inizanyo, Imana twakurikiye ntabwo ari za zindi bajya banika barangiza bakazanura. Ni Imana y'ibihe byose, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana itanga imbabazi, ni Imana ifite ubutware, ni se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi, ni Imana ibesha mu mazu abadafite shinge na rugero. Ni Imana. Kuba turiho uyu munsi wa none ni ukuri twabonye ineza y'Imana, twabonye Imana igira neza ku manywa na nijoro. Tubona ni Imana iturengera, ni Imana igendana natwe, kandi uko biri kose ntizaduta, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo izata umuntu w'intungane, nta nubwo izaramira inkozi z'ibibi. Ni Imana yacu, kandi ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi, ni Imana itanga ubwenge. Mw'abantu b'Imana mujye mureka Imana ibaha ubwenge. Imana niguha ubwenge izaguha uko ukwiye kwitwara, izaguha amagambo ukwiye kuvuga, izaguha ibintu abantu bataguha. Dufite Imana ishobora byose. Ndumva iryo jambo ari ryo jambo sorejeho rivuga ngo muharanire kwemerwa n'Imana, nibyo bifite umumaro, kandi ijye ibarwanirira, ibakubitira ibyonnyi, ikubita imigambi y'incakura. Izo nama zose abana b'abantu bakora Imana itarimo ntago zasohora. Imana yacu ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Data wa twese uri mu ijuru, Mana nyiringabo, nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, nyir'imbaraga, tugushimiye kuri Imana yacu bwite, kandi tugushimiye kuri Imana ishobora byose. Twarakubonye, dusanga uri Imana igabura, dusanga uri Imana itanga agakiza, dusanga uri Imana iturindira ubugingo, dusanga uri Imana itubeshaho. Tutagufite twapfa, ariko kuko tugufite uri umurengezi wacu ku manywa na nijoro. Tugushimiye rero ko mu mitima yacu hakirimo inzira zigana i Siyoni. Nubwo urugamba rukomeye, uri Imana, ntabwo ujya uhinduka, nta nubwo ujya uhunga. Ni ukuri uri Imana ishobora byose. Tugushimiye ibyo wadukoreye, tukuragije n'ibiri imbere. Dusenze twizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen.